urebye abasobanukiwe n'imisoro neza hari uburyo bashobora kubigufashamo bitewe n'uko basobanukiwe itegeko bakagufasha ku buryo imisoro uyigabanya cyangwa se ntunagire iyo utanga ariko mu buryo butazatuma leta igukurikira mu buryo bwemewe reka mbyite gutyo akenshi usanga twibanda kumenya inshuti bakunzi ba The ITV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi jewe ndi Mary Murerwa nkaba ndi kumwe na Yusto Hanyurwa kuri kamera hanyuma rero nkuko mubimenyereye The ITV tubagendera henshi hatandukanye kugira ngo tubagezeho byinshi kandi bitandukanye byubaka uyu munsi rero turi kumwe n'umushyitsi turi kumwe n'umutumirwa akaba ari butuganirize ku bintu bitandukanye ariko by'umwihariko uyu munsi turibanda ku musoro abantu mwajyaga mwibaza kuntu cyane cyane abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwajyaga mwibaza se ibintu by'imisoro hano bikora gute bijyanye n'itegeko ry'umusoro n'indusora ese udasoze bigenda gute ni inzobere mu bijyanye n'imisoro hanyuma araza kudusobanurira byinshi kuri ibyo ngibyo ariko akomeza natuganirize kugira ngo natwe ubwacu tubisobanukirwe kubera yuko usanga kenshi na kenshi abantu bacu hari n'ibyo batazi kandi bibareba bijyanye n'imisoro uyu munsi rero twamubazaniye ni Bwana Gasana Joseph turagira ngo tumuhe ikaze kuri The ITV hanyuma atangira twibwira dukomeze ku kiganiro cyacu kigenda kijya imbere turaguma tuganire nawe twumve byinshi bijyanye n'ibyo Gasana tuguhaye ikaze kuri The ITV murakoze cyane kunyakira muri studio za ITV nkuko mumaze kubivuga nitwa Gasana Joseph ntuye hano muri Arizona umugabo ndubatse menye ibyo bihagije ariko ibirenze kuri ibyo nkora mu bintu bya comptabilité so kubikoramo gusa kuko narabyize n'ubu ndacyabyiga ndumva ari uwo Gasana urakoze cyane uravuze uti si ukubikoramo gusa ahubwo narabyize ese waba warabyize he wabyize igihe kingana iki kuko hari n'igihe tuba turi nk'aha turimo kuganira ugasanga abantu umuntu aravuze ati ariko buriya Gasana muzi hano biriya bintu koko buriya yarabyize buriya ibintu agiye kutuganiriza arabizi koko abifitemo uburambe cyangwa se ubunararibonye buhagije ku buryo yadufasha murakoze nibyo ntago ari ukubeshya narabyize dusubiye mu Rwanda maze imyaka irenze 6 hano mbere yo kuza hano n'ubundi nakoraga nk'umukontable nari narize muri bachelor's narize ibyo bita monetary economics hanyuma nza kubikomezaho n'icyiciro cya gatatu muri economics n'ubundi ariko mbere kuza hano nakoraga nk'umukontable naje kugera hano rero nza kuba interested ndavuga nti why nta kwinjira muri ibi bintu ngakomeza muri comptabilité nkamenya uko itegeko ry'umusoro muri Amerika rimeze so ndavuga nti reka nsubire ku ishuri ndahindura noneho ndavuga none reka njye muri comptabilité ha gukomereza muri economy so nsubira mu ishuri maze igihe niga ubu mu minsi ya vuba cyangwa se nko mu kwezi kumwe ndaza kuba maze kubona impamyabushobozi yanjye y'icyiciro cya gatatu muri comptabilité ndezera yuko uzadutumira mu gihe uzaba urimo kwakira iyo impamyabumenyi icyiciro cya gatatu ndumva ari ikintu cy'ingenzi cyiza kandi uzaba ugezeho ngira ngo rero nabyumvise yuko Gasana ako kari agaciyemo ariko byari kugira ngo mu by'ukuri abantu bumve yuko umuntu turimo kuganira hano abantu tugenda tubazanira aba ari abantu bafite inararibonye ku bintu bimwe na bimwe tugenda tuvugaho bitandukanye so murumva
urumva yuko rero ni ibintu bye amazemo igihe ndetse n'ubu bakirimo, ubwo mwizere yuko ibyo ari butubwire hano bifite ishingiro. Nagira ngo rero mubaze, ese wa mugani nk'umuntu ufite ubunararibonye muri ibyo byose bijyanye n'imisoro, yenda reka dutangire tuvuga ngo, yenda reka nkubaze iki kibazo bwa mbere, ese ni ngombwa yuko umuntu asora? Umuntu wese wakoze akwiye gusora, ariko harimo bamwe itegeko ridasaba ko birirwa basora bitewe n'amafaranga baba barakoreye. Yenda nkuciye mu buryo uvuga gato, reka none wenda tubanze ku itegeko ubwaryo, kuko ndumva icyo kibazo n'ubundi kiri bugabike ku itegeko. Itegeko ryo rivuga riteye rite? Itegeko ubwo turavuga itegeko rigenga abasora cyangwa se imisoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Okay. Itegeko ry'umusoro hano muri Amerika ni rinini cyane. Ubwaryo rifite paji zigeze hafi ku 7,000. Harimo rero amakuru menshi cyane abantu baba bagomba kumenya. Ntekereza ko wenda nk'ibyo muri kumbaza hano akenshi biba bifitanye isano n'abantu, reka mvuge individual kuruta uko twibanda wenda ku makampani manini cyane. Ubwo rero itegeko uko rivuga ko umuntu wese wakoze, tuvuge rifata abantu rikabacamo ibyiciro runaka. Hari abo bita aba individual, ubwo muri hangana nze gukoresha icyongereza, n'abantu ku giti cya umuntu nkawe, umuntu ku giti cya pana business. Tuvuge nka Mary ugiye gukoresha amataxe, ushobora kuba uri wenyine wenda udafite famille cyangwa se udafite umugabo, ubwo famille nshatse kuvuga umugabo. Ushobora gusanga undi noneho wenda ntekereza nka wenda ufite umugabo. Icyo ni ikindi cyiciro. Umugore n'umugabo bashobora gufata umwanzuro kuvuga ngo umugore azakoresha amataxe ukwe n'umugabo akoresha ukwe. Ibyo nabyo birashoboka, ni ikindi cyiciro. Noneho ushobora kuba udafite umugore cyangwa ngo ugire umugabo, ariko ukaba ufite umuryango. Tuvuge ufite abana cyangwa se abandi bavandimwe cyangwa se undi muntu ubiwanyu. Icyo gihe hari ikindi cyiciro nabyo bigushiramo, witwa ibyo bita head of household. Ushobora kuba uri n'umubyeyi cyangwa se umugabo, tukaza kugushyira muri cya cyiciro cy'abantu bubatse, nubwo waba utagifite umugabo cyangwa umugore, mu gihe yaba amaze igihe kitarenze imyaka 2 apfuye. Icyo gihe nacyo ni ikindi cyiciro, nacyo ubwo tugira uko tugifata. Ubwo rero tuvuga ngo itegeko riravuga iki ko ugomba gutanga imisoro cyangwa utagomba gutanga imisoro, biraza guterwa n'icyiciro uri buze kwisangamo muri ibyo kwa bitanu. Urugero, umuntu ku giti cye, niba mvuze ngo Gasana n'umusore, nta mugore, nta nubwo afite n'umuntu yitaho iwe nk'abana cyangwa se abandi bavandimwe, icyo gihe itegeko tuvuge nk'ubu muri 2022, ubwo niyo misoro niyo tugiye gukora ubu ngubu. Itegeko rivuga ko igihe cyose waba utarakoreye 12,950 cyangwa 12,900, ubwo imibare y'amafaranga murajya mumbabara, ntabwo nduje nyibukijana ku ijana, bisaba kuba ndeba aho byanditse, ariko ufata ko ari 12,950, 12 n'ayandarengamo. Icyo gihe iyo utakoreye amafaranga arenzayo, nta kitegeko rigusaba kujya gukoresha imisoro. Ushobora kwibera mu rugo ukicara ntukoresha imisoro, ntabwo IRS zigere kwandikira ngo mbese ko utigeze ujya gukoresha imisoro. Niba uri muri cya cyiciro cya kabiri twise abantu bari married cyangwa se umugore n'umugabo bazakoresha imisoro hamwe, bisaba ko muba mwarakoreye ibihumbi bisaga 25,900 kugira ngo musabwe kujya gukoresha imisoro. Buri mwaka bagenda bayahindura. Ubwo nk'umwaka utaha ibyo 25,900 ashobora wenda kuzaba 26 n'urugero. Niba uri wandi twise head of household cyangwa se ufite abantu witaho badependinga nawe, usabwa kuba warakoreye 19,000 ndumva na 400 kugira ngo itegeko rigusabe kujya gukoresha imisoro. Wa undi rero w'umupfakazi, nawe
ni 25,900 asabwa, itegeko rimusaba kugira ngo ajye gukoresha imisoro. Umugore n'umugabo mushobora kuvuga ngo no njye nzakora ukwanjye undi azakora ukwe. Akenshi bikunze kuba ku bantu wenda bari mu nzira zo gutandukana ariko batarabona uburyo bwuzuye bakibana, wenda icyo gihe bahitamo wenda gukora umwe agakora ukwe undi agakora ukwe. Icyo gihe nacyo hari itegeko ribivugaho, numva ko urengeje tumva ari amadolari 5 simbyibuka neza agomba gukora, mbega leta irabapenaliza cyane, ibafatira imyanzuro ikomeye cyane kuko ntabwo iba yifuza ko abantu babana muri ubwo buryo. Ubwo rero nubwo navuze ngo icyo gihe ntabwo umuntu asabwa gukora imisoro bitewe n'icyiciro wisanzemo n'amafaranga uba warakoreye, ubwo ni amadolari. Weho ushobora kuvuga ngo nubwo ndi umusingo nkaba ntarakoreye bya 12,900, ubwo murambarira nubwo ntari kwibukije na kujana 12,900, njye n'ubundi nzajya gukoresha imisoro. Impamvu murabona iyo mujya gusaba akazi, iyo tujya gusaba akazi hari fomu twuzuza, harimo nka fomu bita W4, hari fomu bita A4, ni ijyanye A4 ni ijyanye n'imisoro ubuzishyura muri Arizona, ubwo no mu zindi states bitu ko zitwa, ariko W4 iri at federal level. Icyo gihe rero bitewe n'ibyo wujujeho umukoresha wawe hari imisoro agenda agukata. Noneho iyo wakoreye munsi ya bya 12,000 ariko hakaba hari imisoro umukoresha wawe yafatiriye yarayitanze muri leta, wemerewe kujya gukoresha amataxe ukajya kubona amafaranga yawe, ukajya kufata bakajya kukugarura ya madolari watanze kuko ntabwo itegeko ryagusabaga kuyatanga. None iyo ni cya kindi kenshi tuvuga ngo ni tax return. Turaza kukivugaho mu buryo burambuye. Mushobora kuba mwubatse ariko mukaba mwarakoreye 20,000 n'urugero, kandi itegeko ribasaba ko mugomba kujya gukoresha imisoro ari uko mufite 25,900. Ubwo ndi kwibanda kuri uyu mwaka turimo 22. Icyo gihe niba mufite abana ntabwo muzakomeza kwicara mu rugo ngo mureke kujya gukoresha amataxe. Nimutajyayo ntabwo itegeko ribahana, ariko nimutajyayo hari ibihombo mura mufite kuko hari amakredit mwakagombye kubona ku bana. Icyo gihe rero mufata umwanzuro namwe mukajya gukoresha imisoro. Ubwo nitujya no kuri wundi twise head of household cyangwa wa mupfakazi, ibintu nk'ibyo nabo ubwo turabifata muri ubwo buryo. Nirango mwabyumvise ko ibintu by'imisoro ndumva bitoroshye, ariko byibuze buri muntu n'icyiciro arimo, nkuko ibyiciro amaze kubisobanura, buri muntu arumva icyiciro arimo na ndetse n'icyo agomba gukora. Hanyuma dukomeje yenda reka dusubire kuri cya kibazo nari nakubajije imbere yuko tujya ku by'itegeko. Gusora ni ngombwa, ese ninde usora, ese yadasoze bigenda gute? Iyo udasoze ni ukuvuga ngo hari ama penalties bagenda baguca cyangwa ibihano. Ubwo ni ibihano. Hari itegeko rigenda rivuga ngo tuvuge nk'urugero nk'umuntu utarasoze cya gihe cyose, ubundi imisoro yakagombye gutangwa bitarenze tariki 15 z'ukwezi kwa 4 buri mwaka. Iyo tariki 15 z'ukwa 4 zigeze ari muri weekend, ubwo mugomba gutanga iyo misoro. Deadline iraza guhinduka ibe kuwa mbere, ariko ni tariki 15 muri rusange. Ubwo rero iyo udatanze ya misoro guhera tumva itariki yo gusoza cyangwa se deadline yo gusoza ni mu kwa 4, ariko noneho ni uguhera ryari? Tuvuge nk'ubu kampani zose ziri kugenda zitanga W2s cyangwa se icyo bita 1099 form ku bantu. Ubwo nabyo biratandukanye bitewe n'uburyo wari umeze, ni wari umu employee, wari umukozi cyangwa se ubwo nabyo ndatwaza kubigeraho. Ariko niba ugiye kubona akazi uhitamo kuba umukozi, nako ntubihitamo biterwa nuko kampani yabihisemo, ariko nabyo hari itegeko ribisabaho, nabyo ubwo ndatwabigarukaho. Ariko niba tuvuze ngo umukozi tukavuga n'umuntu
nimbivuga mu cyongereza wikorera bivuga mu cyongereza ubwo umwe mu employee undi akaba umucontractor umu employee azuzuza za form navuze kare za W4 na A4 umukoresha agende agira amafaranga asigarana y'imisoro ubwo ni estimate kuko bikemuka neza agiye gukoresha tax return ariko umucontractor we bamuha check yose uko yakabaye niba akorera amadolari 20 akaba yarakoze amasaha 40 wenda muri iyo periode bagiye guhembera bazafata ya rate y'amadolari 20 gukura wenda amasaha 40 yakoze muri icyo gihe yose bayamuhe mu gihe wa mukozi we niba yarakoze amasaha 20 niba rate ye ari amadolari 20 akaba yarakoze amasaha 40 ubwo bazafata wa mubumbe yakoreye bakuremo imisoro bamuhe sheke iri hasi ho gatoya yayo umucontractor ari buze kubona so ni cyo kibazo rumbajije nari nkubajije nti ninde usora ese yadasoze bigenda gute ese ni ngombwa ko abantu bose basora nkuko nabivuze bitewe nawe wakoreye ntabwo uzasora yego bitewe nawe wakoreye nabwo uzasora bitewe nuko angana ariko itegeko rivuga ko buri munyamerika wese ubwo turavuga umu-citizen turavuga aba resident umuntu wese itegeko rya Arizona cyangwa se umuntu uba muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko akaba yarakoze agomba gusora niba dasoze rero hari ibihano biba bimugenewe ariho handi navuze ngo bya bihano biraza gutangira nyuma ya tariki 15 ni ukuvuga ngo igihe bazamufatira azishyura ya mafaranga atishyuye ya za tax return yagombaga gutanga hiyongeyeho ibyo bita penalties tuvuge wenda baragenda bakabara nk'umuntu kudafayiringa byonyine baragenda bakavuga ngo ni 5% zayo wagombaga gutanga buri kwezi bazajya bagenda bongeraho 5% noneho na interest duspose ubwo aho tuzafata ko hari amafaranga ufite ya leta uyishyurire na interest yes nuko bimeze kugeza igihe bazagufatira noneho bakabigenza nkuko birashoboka yuko ahari igihe yenda tuvuge umuntu atafayirinze atishyuye iyo misoro rimwe na rimwe cyane ndimo ndabariza n'abantu bacu ko hari igihe usanga abantu bacu mvuga ni abaturutse muri Afurika ariko by'umwihariko noneho abanyarwanda bo muri community yacu ashobora no akaza kuko kenshi niyo tugeze hano usanga ibintu by'amafaranga batwereka amafaranga aho akazi kari umuntu akajya gukora ariko ni gakeya tumenya amafaranga y'ahangaha ukuntu akora uko amafaranga akora ni gake dusobanukirwa iby'iyo misoro hari igihe umuntu ashobora kuza akaza agakora ariko ntamenye ibyo by'imisoro bijyanye n'imisoro hari igihe ikibazo cyanjye kiravuga ngo ese hari igihe umuntu aramutse yenda adasoze bidatewe nuko atari ubushake bwe ahubwo ari uko atabimenya atabisobanukiwe bigenda bite uwo muntu ashobora hari n'igihe yenda ashobora kuba yafungwa usibye bya bihano bindi twavugaga ibyo gufungwa byo ntekereza ko biri kure cyane biri kure cyane ariko nabyo birashoboka hari naho bigera itegeko rikavuga ko noneho icyaha umuntu yakoze kizitwa felony ibintu nk'ibyo ariko ubwo ibyo twabyinjiranimo neza tugiye mu by'amategeko nyine asanzwe ariko nubwo mvuze ngo ibyo ntibishoboka bambe gushoboka kwabyo biri kure cyane ariko nabyo birashoboka ubwo noneho twaba tugiye mu mategeko asanzwe ariko igihe cyose utakoresheje imisoro kuvuga ngo ntabyo wari uzi ntabwo leta ibyitayeho igihe cyose izagufatira ya mafaranga uzayishyura niko bimeze kandi wishyure na za interest wishyure na za penalties so nuko itegeko rivuga kandi biba bishoboka bavuga ko nta gihe runaka ntabwo twavuga ngo nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 ngo bizaba bishaje oya nashaka hashira imyaka 10 20 ibya leta bari ibya leta ubu
uba ugomba kuzayatanga na yandi yose yiyongereyeho yo kuba warafashe amafaranga ya leta mu gihe runaka uba ugomba kuzayishyura. Yenda tukiri no kuri ibyo ngibyo hari abantu bumva njyewe njya mbyumva yenda nkabyumva cyane nko mu bera abazungu abenegihugu nkumva ari bo bavuga yuko hari igihe umuntu ashobora gukwepa imisoro cyangwa se kuyigabanya. Ibyo bintu birashoboka? Gukwepa imisoro ntabwo bishoboka, ahubwo iyo wegereye abasobanukiwe n'imisoro neza hari uburyo bashobora kubigufashamo bitewe n'uko baba basobanukiwe itegeko, bakagufasha ku buryo imisoro uyigabanya cyangwa se ntunagire iyo utanga, ariko mu buryo butazatuma leta igukurikira, mu buryo bwemewe, reka mbyite gutyo. Akenshi usanga twibanda ku manyanga kuruta uko twibanda ku bantu basobanukiwe n'ibintu bari buvuge ngo ukoze iki itegeko rirabikwemerera, ukoze ibi itegeko rirabikwemerera, ukaza kwisanga umusoro nta n'uwo utanze. Ku bafite kampani ushobora no gusanga wabishize noneho no mu gihombo, bitavuze ko wahombye, ntugire umusoro n'umwe utanga, kandi cya gihombo ukazakifashisha mu gihe kizakurikira kikazagabanya n'undi ayo wari kuzishyura. Yenda wari ukomoje ku bafite kampani, nagira ngo noneho buri ibyo wadusobanuriye mbere nkeka twavugaga abantu ku giti cyabo cyangwa se individuals, noneho ndashaka yuko tujya ku bafite kampani, ku bantu bafite ama business. Ho biba bimeze gute? Itegeko rivuga iki kuri bo? Ese bo baramutse badasoze byagenda gute? Noneho reka tuve ku bantu ku giti cyabo, kuri individuals, tuve ku muntu ku giti cye, tujya noneho ku muntu ufite business. We biba bihagaze bite? N'ubundi nawe agomba kwishyura imisoro. Kumwe navuze ngo bitewe n'icyiciro twashizemo abantu, individuals, married, head of household n'ibindi. Ku bantu bafite business, itegeko rivuga ko business yungutse, nituvuga kunguka ubwo turavuga mwinjijaya, mwa spendinzaya, asigaye ni inyungu. Abantu binjije business yinjije amadolari hejuru ya 400 bagomba gukoresha imisoro kubyamira kose. 400 ku mwaka? 400. Nabwo abadatanze iyo misoro n'ubundi itegeko byanga bikunze rizabakurikirana batagiye gufayiringa amataxe. Twirengagije igihe bizafata, icyo gihe nabo baba bagomba kuzakurikiranwa igihe cyose baba batishyuye iyo misoro. Business rero nazo ziri mu buryo butandukanye, ubwo uko bishyura imisoro nabwo biterwa n'ubwoko bwa business abantu baba bari kuraninga baba bafite. Ariko ikirimo cyo nuko nabo bagomba kwishyura. Hari icyo yenda barugarutseho cyo kuvuga yuko nk'amakampani hari ukuntu ashobora kuvuga yuko yahombye bakabishyira nko mu gihombo ariko batarahombye. Ibyo bigenda gute? Ndimo ndabariza yenda nk'abantu batabisobanukiwe ariko bakaba babyumvise yenda ari nabwo bwa mbere, akavuga ati mfite business, mfite company ikora ibi n'ibi, ariko ntabwo nari nzi yuko koko bishoboka yuko nshobora kuba nagabanya imisoro muri ubu buryo ubu n'ubu. Okay, reka dufate nk'urugero. Ufite business, muri kwa gutuma business yawe ikora, harimo wenda imodoka wifashisha. Yego. Ya modoka ni ya business. Yego. Tuvuge wenda muri ya business yawe harimo nk'inzu cyangwa se nk'amazu wifashisha. Icyo gihe hari avantage biguha, wenda buri wese uri bugukorera amataxe atari buze gusobanukirwa ko za avantage uzifite. N'urugero ya modoka igenda isaza. Yego. Hari ibyo bita depreciation bizagufasha kugabanya ayo witwa ko winjije. Tuvuge nk'imodoka tuyigenera imyaka 5 n'urugero. Bakavuga ngo imodoka wenda guza 30,000 mu gihe cy'imyaka 5 izaba yakoreshejwe yarangiye. Birashoboka ko yayirenza, hari ikindi cyiciro bayishiramo, ariko niba dufashe ya myaka 5 tukayigaba, tugafata 30,000 tukabigaba mu myaka 5, urumva ko hari 6,000 itegeko rikwemerera bya dépense.
niba warakoreye ibihumbi 100 rero nka business yawe warakoreye ibihumbi 100 ayo winjije cyangwa se inyungu hari nyinshi turi bukuremo ariko bya bihumbi 6 nabyo turaza kubikuramo. Yego. Mu yandi magambo itegeko umusoro uraza kureba bya bihumbi 100 ukuyemo ibihumbi 6. Ushobora umuntu arashobora kugukorera amatax ntasobanukirwe n'icyo kintu ko azakora depreciation ya modoka yawe no kunzu nabwo ni nkuko bimera. So biterwa n'urugero mbere mbaye nko guca mu buryo bavugaga biterwa n'umuntu urimo kugufasha gukora amatax, biterwa n'ubunararibonye bifitemo ibintu nk'ibyo. Yenda turimo tugana ku musozo ntarakubaza yenda ikibazo cya nyuma. Abantu muri rusange ni cyane cyane abantu bacu ndimo ndavuga abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se banacyumva, ni iki wababwira ku bijyanye n'umusoro cyane cyane yuko ndabizi yuko turi mu bihe byo gufayiringa imisoro, ni iki wababwira, ni ibiki bagomba kwitaho, ni ibiki bagomba kutirengagiza muri ibi bihe byo gutanga umusoro? Icyo batagomba kwirengagiza nuko iki gihugu kigendera ku mategeko n'ibindi byose bigendera ku mategeko, ariko iki gihugu cyubahiriza itegeko cyane. Kugira aho ugicikira bisa naho bigoye, bishobora kugufata igihe runaka ariko amaherezo bikazakugiraho ingaruka. Umuntu wese rero wakoze, yaba ari ukora ku giti cye, yaba ari abafite business, bagomba kwibuka ko bagomba kujya gufayiringa, bagomba kujya gukoresha amatax return. Icyo ni kimwe. Ikindi ni byiza ko nk'abafite business bagira uburyo bakurikirana dépenses zabo baba barakoresheje, ku buryo igihe wenda nka RS yaje nko kumukorera ubugenzuzi ashobora kwerekana proof z'ibyo yise dépenses. N'urugero icyo ni ikindi. Hari nkuko no kujya gukoresha ku bantu babisobanukiwe, nacyo ni ikindi kintu, kuko ushobora gukoresha imisoro ugasanga wenda baguhaye tax return wenda n'urugero z'ibihumbi 10, harimo ibintu by'amanyanga wenda byakoreshejwe, ariko hari uburyo bagomba kujya gukoresha n'ubundi ahandi babisobanukiwe neza, ukabona bya bihumbi 10 n'ubundi mu buryo bwemewe. Ibyo bintu nabyo birashoboka. Na byiza rero ibyo bintu kubyitaho. Ikindi, iyo ukoresha amatax baguha icyo bita 1040, ubwo ni za forms baguha urangije gukoresha amatax. Birashoboka ko ubisubiramo nawe ubwawe ukabisoma, ukabasha kumva ibyo utari kumva, ukabazwa gukoresheje amatax, ese ibi ni ibiki, noneho ukagira ibisobanuro birushijeho kuba byiza. Ni byinshi. Yenda hari icyo uvuzeho cyo kureba umuntu ugufasha gukora amatax. Buri muntu wese yenda ushobora kuba abisobanukiweho gatoya yemerewe gukora amatax. Ese ubwo ndimo ndashaka kumva abantu bajya bita kuki mu gihe bajya gushaka ubakorera amatax? Sinzi rero impamvu leta bihisemo, ariko uko bimeze nawe mu gitondo ushatse wabyuka ukajya gukora amatax, ukamu tax preparer. Icyo bisaba ni ukuba ufite icyo bita P10, Preparer Identification Number. Itangwa, ndumva ariko babyita mu magambo maremare, itangwa na IRS. Ni ukujya kuri website ya IRS ukayisaba n'izindi requirement nkeya, ariko umuntu wese ushaka gukora amatax ntabwo harimo restrictions nyinshi zimutangira. Gusa nkanjye nshaka gukoresha amataxi, yenda ntabajije Gasana tutaziranye, nkaba ntazi yuko ubikora cyangwa yenda ntanakwizeye, niki ngiye kureba undi muntu yakora, niki ngomba kwitaho kuri uwo muntu wundi? Umuntu yamenya ate umuntu uzi kubikora neza?
biragoye ubwo wenda byaterwa nuko n'uwakurangiye wenda yakubwiye ko ari umuntu ubizi, byaterwa n'ubunararibonye wenda abifitemo, si nacyo ni ikindi. Wenda niba arabikoreye amahugurwa reka mbyite nk'uko, hari uburyo butandukanye ushobora gushakamo amakuru ukamenya niba umuntu abizi cyangwa se abikoramo abizi. Cyane cyane ko biba biri ngombwa kuko igihe uzafatwa warakoze amataxe yawe ataragenze neza, nubwo hari ibihano bihireba undi wagukoreye amataxe, ariko nta tegeko rikubabarira kutishyura. Nagira ngo yenda tugana ku musozo, ugire icyo ubwira abantu cyane cyane nkawe uzobereye mu by'amatax cyangwa se mu bijyanye n'imisoro, ugire icyo ubwira abantu cyane icyo bagomba kwitaho, dore ko turi no mu gihe cyo gutanga imisoro cyangwa se gufayiringa imisoro. Icyo nakangurira abantu muri iki gihe cy'imisoro, hari nk'abantu usanga barakoze muri kampani zirenze imwe, ebyiri cyangwa n'eshatu. Bagomba gukurikirana bakamenya ko za W2 zabo zageze muri mailbox zabo, cyangwa se bakajya kuzisaba abakoresha babo kuko ziba zihari. Noneho wajya gukoresha amatax yawe ukaba ufite za W2 zawe zose. Niba ufite n'ahandi hantu wakoze nk'umucontractor, hari form bazaguha yitwa 1099. Iyo form nayo ugomba kuyitwaza mu gihe cyawe cyo kujya gufayiringa amatax. Hari nk'ibintu abantu baba badasobanukiwe, ushobora kuba afite nk'ababyeyi wenda mubana mu nzu, cyangwa se nubwo mwaba mutabana kuri address imwe, ntabwo abantu benshi basobanukiye ko abo babyeyi bawe ushobora kujya kubakoresha kandi bakagira icyo bakumarira. Nk'urugero ibyo navugaga, niba mwubatse, itegeko rikaba rivuga ngo igihe cyose mutakoreye 25,900 ntabwo mwemerewe gutanga, nako si ngombwa kujya gukoresha imisoro. Icyo gihe mushobora kuba mwarakoreye tuvuge wenda nk'ibihumbi 50 cyangwa 60, mwarangiza rya tegeko rivuga ko ari muri butangeho imisoro narenze kuri bya 25,900. Ubwo ni cya kinyuranye ni 60 gukuramo 25,900, asigaye niyo arebwa n'intuza, arebwa n'itegeko. Ariko nk'umuntu ku giti cye twavuze ko ari 12,900. Icyo gihe n'itegeko ritagusaba kujya gukoresha imisoro kuko utakoreye menshi, ariko niba ukoreye 60,000 ushobora kuba ufite papa na mama cyangwa se undi muntu mwabanye mu nzu umwaka wose, cyangwa se umwana mubana ufitanye isano iyo ari yo yose. Icyo gihe udasobanukiwe ko ugiye ukamwifashisha, aho kugira ngo muri bya 60,000 wakoreye hazavemo 12,900, wa muntu wabanye mu nzu cyangwa se bababyeyi bawe bashobora kuza bakagushyira mu kindi cyiciro cyo kuba head of household. Bya 60,000 uzakorera kugira ngo bakuremo 12,900 asigaye bari bafataho umusoro, noneho bazafata 60 bakuremo 19,900 bambe na 400 asigaye ariyo utangaho umusoro. Ubwo urumva ko umusoro ugiye gufatwa ku mafaranga make ugeranije nuko bari kugenda uri umwe ku giti cyawe. Ikindi si ibyo gusa, hari na credit uzabona kuri wa muntu. Niba ari umuntu mwabanye mu nzu cyangwa se ari umubyeyi cyangwa se undi mufitanye isano, niba ari umwana utarengeje imyaka 17, hari amadolari arenze 2,000 uzamubonaho bita child tax credit, uzamubonaho izindi credit bita EITC income credit. So ni utuntu twinshi uzamubonaho. Ariko niba ari umuntu urengeje imyaka 18 akaba atiga, nabwo n'ubundi uzamubonaho nk'amadolari ageze muri 500. So ni byinshi itegeko rivuga, usibye uburyo bwo gukwepa imisoro tutakagombye gutindaho, ahubwo bishobora no kutuavantaja tukabona amatax return menshi mu buryo
bwemewe ku buryo ARS kwandikiye ishobora gusanga gahunda zawe zimeze neza, byose byaragenze neza. Nibyo kwitaho. Okay. Mbere yuko dusoza, nk'umuntu ubisobanukiwe ubizoberewe, wowe waba ukora imisoro? Imisoro ndayikora, nanjye ndayikora. Abantu bashaka kukubona gute ko numva ubizi cyane unayikora ufite ubunararibonye? Abantu bakubona hehe? Ese bakugane gute? Bakubona hehe kugira ngo bafashe mu misoro yabo, dore ko turi mu gihe cyo gutanga imisoro cyangwa se gufasha? Muri iyi minsi ndahuze cyane. Maze imyaka nk'ingahe irenze 3 mbikora, ariko bitewe na ya gahunda nakubwiye y'amasomo ndimo, nabaga ntarayasoza neza, ku buryo nanga kujya mu bintu byo kwamamaza cyane cyangwa se gukorana n'abakiriya cyane, kuko ngihuze muri izo gahunda z'amasomo n'ibindi byinshi n'akazi. Twazongera ubutaha noneho nkakubwira uburyo bashobora kumbonamo, gusa ntibibujije ko nk'ubu hari ufite ikibazo, ibyo yibaza, nubwo ntamukorera amataxe, ariko ufite ibyo yibaza bifitanye isano n'imisoro ashobora kumpamagara nkamufasha, nkamwunganira, nkamubwira iki itegeko ribivugaho. Ushobora kumwunganira ukamubwira iki itegeko ribivugaho, ariko ushobora no kumurangira uwamufasha. Ibyo kumurangira uwamufasha nabyo birashoboka, ariko ndamwizewe uzi. Biragoye kugira uwo nizera, ariko hari kampani nyinshi umuntu aba ashobora gutekerezaho zishobora kubafasha. Birashoboka, kandi mu gihe cya vuba ntekereza ko nanjye nzaza noneho mpugutse, kandi nzajya mbibafashamo banyurwe. Yenda nagira ngo dusoza, niba wumva hari icyo ntakubajije ariko wumvaga ari ngombwa cyane yuko tutasoza utakivuze, wakivuga nyuma tugasoza. Nabigarutseho ko ku bantu bagomba gutanga imisoro uko bagomba kuba bameze, iki tegeko rigusaba. Noneho ngarutseho nko ku ma business, kino gihugu gitanga opportunity ku bantu bafite business. Hari byinshi itegeko ribafasha, hari benefit nyinshi bashobora kubona ugereranije n'abantu ku giti cyabo. Nk'ubu nk'itegeko rivuga ko niba warinjije nk'ibihumbi 100 ufite business wenda ni LLC, itegeko mu rwego rwo kugira ngo bafasha abantu kurushaho gukora business, kuko business si uko zitanga imisoro myinshi gusa, ahubwo zitanga akazi, kandi abantu babonye akazi bakazatanga imisoro. Hari avantage nyinshi rero leta ibaha, nko kuvuga ngo wenda bazafata ayo binjije, nako inyungu, noneho umusoro ufatwe kuri 80% yayo, 20% bababwire ngo bayahemo kado n'utundi tuntu twinshi cyane. Ariko si ibyo gusa, nabakanguriraga ikintu cyo kuvuga ngo nibashake abantu babisobanukiwe, babafashe kumenya iki tegeko ribivugaho, bamufashe kumenya ubwoko bwa business buberanye nuko bameze muri icyo gihe, kuko hari ubwoko bwinshi butandukanye, nk'ibyo bita nk'abantu bikora ku giti yabo, ibyo bita sole proprietorship, ibintu nk'ibyo. Hari ibyo bita ama LLC, hari ibyo bita ama S corp, C corp, n'ama partnership. So ni ukuvuga ngo begereye abantu babisobanukiwe neza. Ndumva tuzagaruka ukatubwira ama business ajyanye n'imisoro n'igihe umuntu agezemo, kuko hari ibyo uvuze nturutse kumva vuba ahangaha kandi bijyanye n'ibyo ngibyo, kandi ntekereza yuko abantu benshi bashobora kuba batabisobanukiwe. Reka tuzabikore mu kiganiro cy'utaha. Yego, nibyo navugaga ko begereye abantu bajya babagira inama z'ubwoko bwa business bashobora guhitamo, n'uburyo bashobora kujya batrackinga income na dépenses zabo, ibyo byose mu buryo buboroheye. Yego. Wakoze cyane rero kuba waje, byibuze ndatekereza yuko abantu bacu hari icyo
bari busobanukirwe, kandi yenda umuntu aramutse akeneye no kuba yagira n'ibindi byinshi bisumba ibingibi tuvuze aha ngaha ashobora kuba yakwegera ukaba wamufasha. Rwose namufasha, namugira inama. Mwakoze cyane namwe rero abadukurikiye, ndizera yuko byibuze ibi tuvuze hari icyo biri bubamarire, hari icyo muri bwigemo, hari icyo muri bukuremo, kandi Gasana arahari, ashobora no kuba yagufasha akagusobanurira ibyo ushobora kuba utasobanukiwe aha ngaha, yenda mukaba mwabonana mukicarana akakubwira n'ibindi byinshi bisumba kuri ibi ngibi. Nk'uko mubimenyereye rero The ITV tugenda tugerageza kuhababera, kubageza ku bantu nk'aba ngaba bafite icyo bashobora kudufasha, bafite ibyo basobanukiwe kuturusha, tukagenda tubyigiraho, kuko twemera yuko ubuzima ni urugendo kandi ari ishuri rirushaho koroha ndetse rikihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Mwakoze cyane no kubana natwe uyu munsi, n'utaha Imana ibarinde.